kuko kunkorera bitaruhije n'umutwaro bikoreza utaremereye. Ayo ni amagambo Yesu yavuze muri Matayo 11:30. Yesu ashimwe bene data, mbahaye ikaze muri Ndeze Impact Show uyu munsi. Ijambo turi bugane uyu munsi avuga ngo Imana ntituvuma. Yesu yavuze ya magambo atanga invitation ku bantu bose bari barushye, avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Yashatse kwerekana ikintu cy'ingenzi nifuze ko tuganira cyuko umuntu wese wakiriye Yesu Kristo nta mvune agira mu mutima. Ubundi kwakira Yesu Kristo ni ukumwakira nk'umwami n'umukiza. Kuba umwami bisuvuga ngo Yesu arakuyobora. Iyo Yesu akuyoboye rero ntago uvunika, kubera ko akuyobora mu mugambi w'Imana. Iyo uri mu mugambi w'Imana Yesu akakuyobora ntuvunika. Umuntu avunika ryari? Umuntu avunika igihe ubwe ashaka kwiyobora. Iyo ushaka kwiyobora kuko ntubuze inzira uravunika. Rero bene data, Imana ntituvuna. Niba muri wowe ugira imvune ntabwo uremera ko Yesu akuyobora. Niba rero ushaka gukira imvune mu mutima, emera Yesu akuyobore. Hari abantu benshi babona gukorera Imana bakabona ubuzima bwo kubaha Imana akabona bigoye. Nibyo koko Yesu avuze ngo umutwaro mbikoreza nturemere. Iyo urebye umutwaro ushobora kubona ko ari ikintu kiremereye, ariko iyo ufashe icyemezo cyo kuwakira usanga utaremereye. Ushobora kubona gukorera Imana, kubaha Imana bigoye, ukavuga ati ngewe sinshobora kubaho ntiba, sinshobora kubaho ntasambana, sinshobora kubaho ntanywa inzoga, sinshobora kubaho ntakora ibi byaha. Ukumva kubaho ubuzima bwo kubaha Imana biragoye, ariko ntabwo bigoye. Icyo ukeneye ni gufata gutera intambwe ukavuga ati Mana, ibi ndabizi yuko mbona ngiye bitabishobora, ariko ndaje unshoboze. Icyo gihe Imana iragufasha. Paulo avuze mu Bafilipi 13 avuga ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Icyo Imana ishaka no kugira ngo tumenye ko itatuvuna. Ibyo tubona ko ari umutwaro iyo uyemereye ntago uvunika. Ndetse no mu bigeragezo. Ibigeragezo ntabwo abana b'Imana bibavuna. Ntabwo mvuga kuvunika hanze inyuma, ahubwo no mu mutima. Paulo yandikiye Abakorinto igice cya bambere cya 10:13 aravuga ngo nta kigezo gishobora kubazaho kitari urusange mu bantu. Ngo kandi Imana niyo kwizera. Imana niyo kwizerwa bene data. Ngo ntizemera ko hagira ikibabaho mutabasha kukihanganira, ahubwo izaca icyanzu kugira ngo mubashe mubone uko mukihanganira. Nuvuga ngo niyo uri mu bigeragezo, iyo wemereye Imana bikubaho hanze, ariko indani ukaba ufite ihumure. Rero iyo ufite Imana muri wowe nta mvune ugira mu mutima. Iyo ufite Imana ntuvunika. Imana ntivunana. Ariko niba ufite imvune mu mutima, niba ubihirwa n'ubuzima, niba nta munezero ugira, niba ubuzima bwarakuyobeye wumva utazi icyerekezo, ufite ikibazo cy'uko utemeye Kristo mu buzima bwawe ngo akuyobore. Urashaka ibintu byose kubikora ku bwawe, urashaka kwicira inzira, icyo gihe uzavunika. Ariko niwemera Kristo akuyobora ntabwo uzavunika, kuko umutwaro atwikoreza utaremereye kandi n'ubudushoboza. Imana ibahe umugisha. Amen.